bandi. Uyu ni Yesu bari bashaka kumutesha agaciro mu bandi, kandi Yesu yari yarakoze umurimo. Yesu yari yarubatse ibintu bibaho. Yesu yari yarakijije abarwayi barakira. Yesu yageze ku mubyeyi wari ufite umwana, uyu mubyeyi yari umupfakazi, imbere ukakubwiriza iri jambo. Ahageze asanga umubyeyi ari kurira amarira menshi, arangije amwitegereje aramubwira ngo mubyeyi wirira. Uyu mubyeyi ndi yarakeneye umuhanuzi umubwira ngo nzagutabara ejo. Uyu mubyeyi ndi yarakeneye umuhanuzi umubwira ngo ngibye nzabikoresha ubundi. No, yarakeneye ko Yesu amubwira ngo nonaha uwapfuye ndamugusubije, ongera ugendane agaciro mu muryango, ongera ugendane agaciro mu kazi, ongera ugendane ubuzima utuye eta ya mando sire tere. Ndi yarakeneye umuhanuzi umubwira ngo nzagutabara ikindi gihe. Oya, uyu mwanya hari abantu badukurikiranye bamaze igihe hari ibintu bibabereye ikibazo umusozi, nuko batagomba kuva mu mana. Yego. Bakaguma mu mana. Barangiza kuguma mu mana bakaguma mu mihamagaro y'Imana yabahamagayemo. Yego. Uwari umuririmbyi akagumya akaririmba. Yego. Wari umudiyakoni akaguma mu budiyakoni. Yego. Bakareka gutera Imana umugongo kandi bakareka no gusenya ingo zabo. Yego. Bakazubaka. Ushingiye yuko yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera. Bazakomera. Imana abazi Imana yabo bazakomera. Yego, bagomba kuguma mu mana bagakomera. Yego. Bakiringira Imana. Bakareka gusenya ingo zabo ahubwo bagakomeza bakazubaka. Yego. Buri wese akihanganira mugenzi we. Imana ishimwe cyane. Ndagusubiza vuba rero cyane kuko mba numvise kera cyane. Nibyo koko nguko aravuze insengero zirafunzwe, ariko se ubu nonaha ntabwo turi gusenga. Haleluya. Nonaha turi gusenga. Yego. Kandi sengesho ndavuga ngo ryo kwizera izakizwa n'abarwayi. Natwe turi gusenga, kandi umuntu wese ungurikiranye uzakurikirana iyi kamera nawe uzaba uri gusenga. Cyane. Nawe uzaba uri gusenga. Rero icyo nabwira aba bantu bamva nk'insengero zirafunzwe n'ibindi byose, ahubwo iki nicyo gihe. Nicyo gihe. Iki nicyo gihe. Imana ishimwe. Kubera ko ubundi iyo ibintu byakomeye ni Imana ibigiye gutabara uwo yavuganye nawe. Yego yego. Njate kuvuga iki rero? Iki nicyo gihe Imana igiye gutabara. Dongo bishaka kuvuga ngo iyi soko amasoko yabaye make, ibyo kurya bikabura, abacuruzi nibwo bunguka. Yego. Nibwo bunguka kuko washabetse akagera kandazana ku isoko ngo abantu bahashye nawe arunguka. Yego. Bishaka kuvuga ngo meki gengiki kuba inzengero zifunze. Imana yaciye kandi kayira. Abaye Imana iri kubona meki gengiki. Abakozi bayo babandi bayenambye. Nibwo uyu munsi ari cyo gihe cyo kwegera Imana. Ariko pastor ubundi reka nkubwire. Ubundi hari akavuyo kari kanarimo. Yego. Akavuyo ko navuga kari karimo. Yego. Buriya bino bintu byo gufunga insengero pastor, twabonye abantu basengaga n'abatarasengaga. Yego. Kuko impamvu ni iyi, hari abantu bamwe twabona ngo n'abapasiteri bakatsa umuriro, ariko uyu munsi hari abo guhura nabo ugasanga ibyo bari mbuga yatavane uyu ndabwo ari umwuka w'Imana wamukoreshaga, kuko yakaba ari umwuka w'Imana kuba urusengero rwe rufunze ndacyatuma adakomeza gusenga. Noneho gwirasenga ubwo mujyanye mu bikozi bw'ibibi. Icyambere ukamusanga ari mu bintu byo kunywa inzoga kandi yari umunyamasengesho, ugasanga undi yararaho afite umugore we umwe niwe wabanye, ugasanga yatunze undi mugore. Byajamba Imana imigisha yawe, kuko Imana yongere gufungura amarembo y'imigisha yawe. Amina, amina, amina. Amen, amen. Imana ishimwe. Waba ufite message utanga? Haleluya. Yanditse yaracanditse, nimukomeza gukiranuka ntabwo izagisiba, ndabarahiye. Haleluya. Amen, amen. Imana ryongeye kuvuga ngo ico yanditse yaracanditse, nimugume gukiranuka ntabwo izagisiba. Amen. Amen. Tutasevone wayamando erebova utasefanke. Imana hari umuntu uri gusaba amafaranga ngo irayamuhaye. Amen. Etesevo vayini wayamando. Hari umuntu waruzi yuko ibyo birangiye, ariko Imana iramwe ngo haracariho ibyiringiro. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane, kandi imbabazi z'Imana zikomeze gutindana namwe cyane. Inyuma ya kamera uyu mwumva ijwi ni Pastor Labani, ariko imbere za kamera zandi Umukristo TV twabazaniye abatumirwa abakozi b'Imana, ntabwo turi twenyine. Ariko mbere ya byose katubanze dusuhuze bene data mudukurikira ku rurimi rw'Ikinyarwanda, abari mu Rwanda, mu mahanga, barya twita ngo ni aba
diaspora. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe cyane, imbabazi z'Imana zikomeze gutindana namwe cyane. Nongere ngubwire muri rya jambo ryanjye, ngubwira ngo uko wakumva bimeze kose haracyari ibyiringiro. Situation yose wakumva uhagazemo, ndakubwira ngo haracyari Imana itabara. Ukomere rero kandi ukomeze n'abandi. Niko Imana yabwiye Petero ngo namara gukomera nawe azakomeze bagenzi be. Reka twite cyane bene data berano imbere za kamera zandi umukristo, tubasabe babasuze mu izina rya Yesu. Tuhera kuyo mwene data, karibu. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Yesu ashimwe kandi umugisha w'Imana ubane namwe. Amen, Nitwa amen. Imana irakiza Jean Dodier, amahoro y'Imana abane namwe. Imana ishimwe cyane. Reka twakire n'umubyeyi wanjye nawe abasuhuze. Amen. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Imana ishimwe. Ihimbaza. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amazina ni Nyirakamana Beatrice. Imana ibane namwe. Imana ishimwe cyane. Turabanezerewe kandi musa neza. Ndabona amavuta y'Imana ari kubatembaho. Haleluya. Amen. Mutangire kujya umwuka hakiri kare. Aba ni abakozi b'Imana. Imana irabazamuyemo ikigenge iki ku ndwara barebaho, guhanura. Imana ijya bakoresha imirimo n'ibitangaza byinshi, ndetse imbamu nabazanye kuri kamera si ubwa mbere si ubwa kabiri, nabitewe n'abantu bagiye bamamagara bambwira ngo pasiteri b'abakozi b'Imana ongera ubagarure. Kandi n'abatari nibanga, hari n'umuntu w'i Burundi tubanje gusengera yari yambye ati w'abakozi b'Imana uzabazane ubahuze nawe mu nsengere kuri telefone, kandi yashimye Imana. Amen. Kandi n'ukuri yafashijwe. None bakozi b'Imana cyangwa se bana b'Imana, aba bakurikirana kuri ndi umukristo bitegeki. Murakoze cyane. Icyambere twababwira, natwe tuje aha dufite message. Yego. Kandi dufite ibyo twicaranye hano. Icyambere twababwira uyu mwanya nuko hari Imana ije kongera gutura imitwaro yari bavunye bikoreye. Yego. Mbese ryajambo rivuga ngo mwebwe abarusha n'abaremerewe munzange ndabaruhura. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi hari imitwaro Imana igiye gutura umuntu wese udukurikiranye. Imana ishimwe. Mbese ahari nahita mvuga ngo yumve mu mutima avuga ahwi, kuko hari igitangaza kigiye kuba mu mwanya. Imana ishimwe. Kandi Imana ishoboye ibyo byose. Wowe mama Kibonji, aba mama bangana ngawe bitegeki. Ni iyihe nkuru nziza ubazaniye? Inkuru nziza mbazaniye kuko Yesu aracakora. Amen, amen. Avomeni. Yesu aracakora. Imana ishimwe. Aje gukora n'ibindi. Amen, amen. Waba urwaye, waba umeze ute, Yesu aracakora. Amen, amen. Yesu ari mu kazi. Ari mu kazi. Aje guhindura ibyanze guhinduka. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Sawa, murakoze cyane. Mbere uko dutangira iganiro cyacu neza, reka tubanze twiragize Imana. Karibu Irakiza, dufashe gusenga Imana. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu, turagushimye uhabwe icyubahiro. Bakoze kubana natwe. Nibyo data. Wowe wongeye kutwereza kuri kamera ngo dutambutse izi message warugambiriye ku bana bawe. Ukomeze udushigikire. Mbere ya byose turahagarika imigambi y'abadayimoni. Turahagarika gukora kwa Satani mu izina rya Yesu. Umwuka wera w'ibwenge guhishurirwa cyane bikomeze bibane natwe. Kandi unyemerere imbaraga zawe zikomeze zikorere muri uyu mwanya. Umwuka wera w'imbaraga utinde kuri twe. Kandi udushigikire. Uyu mubyeyi Imana waduhaye mugenge iki turi kumwe turi gukorana uyu murimo, nawe Mana yakumviye azahantu naho muhereza umugisha kandi umukoreshe iby'imbaraga muri uyu mwanya. Urakoze kuri mu ruhande rwacu mu izina ryawe Yesu. Amen, amen. Urakoze cyane ko turageza Imana no gusengera ibiganiro twenda kuganira hano, kuko twiyoboye twayoba, ariko tuyobowe n'umwuka wera twavuga ibikwiriye Imana yacigahabwa icyubahiro. Ng'abakozi b'Imana, Imana yagurukije iki gihe ngiki muri iyi myaka iki gihe kigoye. N'iki gihe abantu batakicemera Imana, batakicemera abahanuzi, ndongo ku buryo badusize mu gatebo kamwe ngo bariya ni babandi b'iki gihe. Aba bantu mwababwira iki? Nibihe byiringiro mwakongera kubagarurira? Yego, n'ubundi urakoze cyane. Icyambere ibyingiro twabagarurira
nari njatse kubabwira ngo nubwo babona hari ibintu bitameze neza nk'uko bari babishaka, ariko nk'uko twabikubwiye mu kanya umubyeyi wanjye aravuze ngo Imana iracyakora. Bivuze ngo rero ushobora kuba hari uradukurikirana hari ibyo yaramaze kurambirwa, ariko yongere yiyumvemo irindi jambo Imana imuzaniye rivuga ngo nahumure, Imana iracyakora. Kandi umuntu nari mvuze ngo hari ijambo bwa mbere twahereyeho rivuga ngo yaravuze ngo mwebwe abarushe n'abaremerewe ati munsange ndabaruhura. Umuntu hari igihe yikorera umutwaro igihe kirekire pastor, agashaka umutura bikanga, ari naho wari utangiriye kuvuga ngo umuntu arashobora kuba yarahuye n'abahanuzi benshi cyane, ariko akabona ibyo bitari kugenda neza nk'uko abyiyumvamo. Ariko niwe mutwaro yaramaranye igihe nk'uko Imana yabitubwiye. Uwo ni umutwaro yaramaranye igihe, ariko Imana noneho ije ivugana nawe ngo uwo mutwaro niwe ije kumuruhura, niwe ije kumutura. Uwo mutwaro wowe ungurikiranye umaranye igihe, Imana nibyo igiye kurebaho. Mbese Imana igiye kongera kuzana ubutabazi kuri wowe ngo wumve uruhutse mu mutima wawe. Ibyo rero babyitegeka, Imana ibishoboye. Amen. None Mama Kibonge, abantu mw'iki gihe niba aricyo bakunganira Irakiza, mu by'ukuri mw'iki gihe abapingayi baragwiriye. Yego. Niki wabwira bano bantu bagipinga batakikemera imbaraga z'Imana? Abantu bagipinga nababwira yuko Imana yacu ishoboye byose. Yego. Kandi Imana yacu ni inyamaboko. Imana yacu ni umutabazi. Imana yatabaye Abisirayeli, n'uyu munsi iracakora. Imana ishimwe. Ntaho yagira cyakora n'uyu munsi niko n'uyu munsi ni kwira. Imana ishimwe cyane. Turabishimiye bakozi y'Imana kandi bana b'Imana. None nagira ngo tuganire ku bintu bigera muri bitatu, ni dusoza turasozanya n'ijambo ry'Imana mu minota mike cyane. Murabona iki gihe insengero zirafunze, insengero nyinshi zirafunze. Ni iki mwabwira abakristo b'iki gihe gihe bikomeye, gihe imisengero yabaye mike, aho gusengera akaba hakeya, ubutayu bugafungwa? Nirihe jambo mwabwira abasenga mike? Mbita nkunda gusubiza vuba rero cyane kuko mbona numvise kera cyane. Nibyo koko nguko aravuze insengero zirafunzwe, ariko se ubu nonaha ntabwo turi gusenga. Haleluya. Nonaha turi gusenga, kandi isengesho byava ngo ryo kwizera izakizwa n'abarwayi. Natwe turi gusenga, kandi umuntu wese ungurikiranye uzakurikirana iyi kamera nawe uzaba uri gusenga. Nawe uzaba uri gusenga. Rero icyo nabwira aba bantu bamva nk'insengero zirafunzwe n'ibindi byose, ahubwo iki nicyo gihe, iki nicyo gihe, kubera ko ubundi iyo ibintu byakomeye niho Imana igiye gutabara uwo yavuganye nawe. Njyatse kuvuga iki rero, iki nicyo gihe Imana igiye gutabara. Ndongo bishaka kuvuga ngo iyo amasoko yabaye make, ibyo kurya bikabura, abacuruzi nibwo bunguka. Nibwo bunguka, kuko washabitse akagera akandazana ku isoko ngo abantu bahahe, nawe arunguka. Bishaka kuvuga ngo meki igihe ngiki kuba insengero zifunze, Imana yaciye akandi kayira. Abaye Imana iri kubona meki igihe ngiki, abakozi bayo babandi bayinambye, nibwo uyu munsi ari cyo gihe cyo kwegera Imana. Ariko pastor, ubundi reka nkubwire, ubundi hari akavuyo kari kanarimo. Akavuyo ko navuga kari karimo. Buriya bino bintu byo gufunga insengero pastor, twabonye abantu basengaga n'abatarasengaga. Kuko impamvu ni iyi, hari abantu bamwe twabona ngo n'abapasiteri bakatsa umuriro, ariko uyu munsi hari abari guhura nabo ugasanga ibyo barimo gahita vane uyu ndabwo ari umwuka w'Imana wamukoreshaga, kuko yakaba ari umwuka w'Imana kuba urusengero rwe rufunze ndacyatuma adakomeza gusenga. Noneho gwirasenga ubwo bimujyanye mu bikozi bw'ibibi. Icyambere ukamusanga ari mu bintu byo kunywa inzoga, kandi yari umunyamasengesho. Ugasanga undi yararaho afite umugore we umwe niwe wabanye, ugasanga yatunze undi mugore. Bya jambo Imana yatubwiye ivuga ngo ngirashaka kabayisengera mu kuri no mu mwuka, abo abari bo. Haleluya. Haleluya. Abo rero uyu munsi nibo turi kubona. Amen. Ni nayo mpamvu rero nakizeza umuntu udukurikiranye, iki nicyo gihe Imana ije kugutabara.
itakiri muri ka kavuyo. Imana nibwo igiye gukora ibintu bikomeye ku buzima bwawe dukurikiranye. Rero ryajambo duhoramo tuvuga ngo Imana iracyakora. Imana iracyakora rwose, bitegeye gukomera ku Imana muri uyu mwanya. Imana ishimwe cyane. Bijavuga ngo Imana agabanije akavuyo iri kubarobanura urukungu mu masaka. Amen. Abakorera Imana n'abatayikoramo ikigenge kibare kugaragara. Imana ishimwe cyane. Amen. None irakisa. Karame. Aba bantu bari gusubira inyuma, tukabona rwose ibintu byarakomeye. Wa mwambaro w'ubushumba, wa mwambaro w'ubuhanuzi, w'uburirimbyi, bitewe n'uko insengero zifunze, bakaba barawurambitse hasi, bakaba mu bindi. Wabagira nama ki? Pastor, tubira tubabaza natwe, ariko ndakindi usibye kubasengera. Yego. Kuko uko byagenda kose, inama nabagira cyangwa hari nabo mbura nabo. Yego. Ariko ngababwira ni uko byagenda kose, iki ni igihe cyo kuba mwakongera mugahagarara mu murimo w'Imana. Kuko igihe mwari muhagazemo mwacanye itara rigaragara abantu benshi cyane. Kubabona rero muri izi nzira murimo zitanesheje Imana bituma hari ukuntu twumva twe tugize agahinda. Icyambere n'izina ry'Imana rigatukwa. Icyambere rero twebwe tufite umwete n'ikintu kiduhagurukije muri iki gihe n'abantu ngabo turi kubasengera. Kuko ndago wanezezwa nuko mwana we yabikirara, ahubwo birakubabaza. Rero Imana yongera igiri kubigenza, bagaruke mu murongo, bongere bakorera Imana neza. Kubera ko uko byagenda kose buri muntu wese ku rugamba pastor ashobora kuba yarwangirikiraho, ashobora kuba yaneshwa, akaraswa, ariko ntabwo twabishima hejuru. Ahubwo icyo twavuga nuko basengera abo bose bagiye batakaza umurongo, Imana ikongera ikabaha imbaraga bakagaruka, tugakomeza gukora uyu murimo. Rero ni ngo ko harumbye inama nabagiraniye kubabwira ngo bongere bagaruke mu murimo w'Imana, kuko Yesu aracyakomeje gushaka paka ku murimo w'Imana ukomeza kwaguka, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Amen, amen. Imana ishimwe cyane ku byizo nama nziza. Amen. Uhereje bene data bari gusura inyuma mu gihe ngiki. Umutwaro wa mbere no kubasengera cyane rwose, kubasengera tukabingingira Imana. Mama Kibongi, muri kiye ngiki ingo, muri kiye ngiki ingo hirya no hino ziri gusenyuka, kandi mu byukuri ugasanga zasenyutse ni babakozi b'Imana, ni babandi basengaga, ni rwa rugo rwubakitse ng'umumama twamaze kumva ku buhamya bwawe wibana. Bano bantu ni rwabagira nama ki? Isengesho abaturamo ikigenge ikeneke, kuko na leta ubwayo twebwe abapasiteri bari kujya badutumira bakadukoresha amanama cyangwa se amahugurwa, ati bakozi b'Imana mudufashe mu manza, ibirego byinshi turi kwakira, dosiye nyinshi zibitse tuzakurikiranya. N'abantu bari abakristo kumva ngo barasezeranye mu murimo w'Imana, umwe yaruye afite ishinganizi, ariko uyu munsi nibo bari kwaka ubutane. None ngo umuntu umaze imyaka yindi wavuze hafi 20 w'ibana, ariko n'umugabo n'umugore bari mu butane, niziye nama wabagira? Inama nabagira nuko batagomba kuva mu Mana. Yego. Bakaguma mu Mana. Barangiza kuguma mu Mana bakaguma mu mihamagaro y'Imana yabahamagayemo. Yego. Uwari umuririmbyi akagumya akaririmba. Yego. Wari umudiyakoni akaguma mu budiyakoni. Yego. Bakareka gutera Imana umugongo, kandi bakareka no gusenya ingo zabo. Yego. Bakazubaka. Ushingiye yuko yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera. Bazakomera. Imana abazi Imana yabo bazakomera. Bagomba kuguma mu Mana bagakomera. Yego. Bakiringira Imana, bakareka gusenya ingo zabo, ahubwo bagakomeza bakazubaka. Yego. Buri wese akihanganira mugenzi we. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Bantu muduteze amatwi, muri mu butane, muri mu ngiko, mwizere Imana mongere muyigarukire, kuko ubutane ndacyoro kirimo ndetse ndanishema ririmo. Urakoze Mama Kibongi kubo mwanya mwiza nizo mbanuro uhaye abakunzi bacu ng'umunyamasengesho. Umunyamasengesho ugeze neza cyane. None reka ngwibarize akandi kantu. Nihe nama wagire abahanuzi bagenzi bawe? Abahanuzi bagenzi bawe, kuko ari abahanuzi mw'iki gihe basubiye muri kabare. Basubiye muri kabare. Nico navuze
yuko abantu bagomba kuguma mu mihamagaro bahamagawe. Yego. Kubera yuko umukristo nyawe ntabwo akangwa na biracitse. Yego. Kuba insengero zifunzwe Imana yagabanyije akavuyo kuko byari akajagari. Utavesi wa Yamando byari akajagari. Birangije kuba akajagari Imana irabyitegereza. Irangije kubyitegereza iravuga iti ngiye kubigabanya. Yego. Kandi koko yarabigabanyije. Ubwo rero kuba yarabigabanyije hariho ahakinguye. Nubwo haba kureho kugira ngo unaniwe kuja mu rusengero, wakagombye kuja mu rusengero ukareka kuja rukinguye ntuje kwiyandarika. Yego. Kubera yuko nubundi nanico ndi kuvuga bazi Imana yo bazagira ute bazakomera. Igihe nk'iki tugomba kuba abakristo badahinduwe n'iminsi. Badahinduwe n'iki n'iminsi. Uko waruri akaba ari kukomeza kuba. Amen. Kubera yuko ushingiye yuko rwose pe Kristo nawe ashobora kumbera umuhamya. Yego. Ndabivuga mpagaze mu kuri. Ndabivuga rwose. Ndabivuga mpagaze mu kuri kose. Bivuga ko hano hari abadukurikiye umutware bashaka gukomezwa kandi bugakomezwa n'ibivuye muri wowe. Umutware wanje naramuhinduriye mu Mana, yakundaga Imana kandi ntiyambuzaga gusenga. Uri kubyumva neza? Wari waramuhinduriye? Naramuhinduriye. Yasengeraga he? Wowe wasengeraga he? Twaduhuriye mu itorero rimwe. Yego. No mu gutakwe ni itorero ryamushinguye. Nyo muramuhindurira. Yego. Noneho uko yansize uko. Yego. Umenya nkimwubaha atahari. Imana ishimwe. Ubwo rero bakagombye kuguma mu Mana ntibahindurwe n'ibihe. Yego. Nguko nabivuze abakiri batoya bashobora kubona ubundi buzima kubera ko ari batoya, ariko byimbitse bareke kuva mu mirimo. Bagume mu Mana. Bahindure n'abandi benshi gukiranuka, bihanganira ibihe turimo, bakomeze gusenga Imana. Kuko umukristo nyawe ntabwo ahindurwa n'ibihe, ahubwo umukristo nyawe akomezwa n'ibihe. Haleluya. Rero nico mbasangije nanje nibwira. Amen. Ya Imana ishimwe cyane. Umukristo wanyawe ndabwo ahindurwa n'ibihe, ndabwo ahindurwa n'imisi. Imvura yaguye akorera Imana, izuba ryatse akorera Imana, bamwanza arayikorera, bamukunza akayikorera. Ndabwo ahindurwa n'ibihe, insengero zafunze agakorera Imana, zihara agakorera Imana. Imana ishimwe cyane. Ndabwo nifuza ngo dutindemo iki kiganiro, nagira ngo tukihutishe. None uyu munsi nani irakiza? Uyu munsi hari ibibazo byinshi ku isi. Kwa muganga bari kuvura indwara zikanga, hirya no hino bavura bikanga, kumva abantu ngo bagiye mu bapfumu. Nibihe byiringiro wahereza abantu kugira ngo abantu bagaruke ku Mana, bakomeze biringira Imana? Kuko muri iki gihe turi imyisi ifite ibibazo, inzara irahari, intambara zirahari, ibiciro biri kuzamuka, burwayi burahari, ibyorezo bitandukanye. Yajya kwa muganga ati byaranze. Nizihe nama wabagira? Nubuhe bufasha wabaha ng'umukozi w'Imana, umwana w'Imana? Murakoze cyane. Ubufasha bwa mbere nabahereza abo bantu, hari umuntu wari urwaye amara igihe kirekire arwaye, noneho ngo yari amaze imyaka 12 ari mu mugongo, afite ikibazo cy'umugongo. Uyu muntu yusomye Bibiliya akubwira ngo yari yarivuje, ndahatari yarageze. Noneho Bibiliya tuvuga ngo nibyo yari afite byose byari byarashize kubera kwivuza ngo abimariye abaganga, ariko ngo ndebagerageza kumukiza. Yego. Haleluya. 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 Ndumva nezerewe cyane. Amen. Ariko uyu muntu amenye aho Yesu ari. Ubundi pasa ni ikibazo gusengera umuntu ukamusengera kandi anafite urugendo rwo kujya mu bapfumu. Ni ikibazo. Kandi hari n'umuntu cy'umugana akavuga ngo ndawukeza abami babiri, nibaze bakeze umwami umwe. Niba ari Yesu baze bamukurikire. Yego. Niba ari uwo mupfumu wiringiye, genda. Ariko icyo mbamya ko ariko ndasi baguza amaguru, iby'abapfumu hari bavuze ngo n'iby'abapfumu biribwa, ngo niba ari n'abapfumu, ng'iby'abapfu biribwa n'iki? N'abapfumu. Abapfapfa bikaribwa n'iki? N'abapfapfa. Amen. Urakoze cyane mubyeyi. None icyo nakizeza aba bantu, uyu muntu amaze kumenya ko Yesu arahari gukiza indwara,
yaragiye ngo amukora ku mwenda gusa. Haleluya. Amukora ku mwenda. Nawe ngurikiranye nyemerera ukore kuri Kristo, mukore ku mwenda gusa. Urebe kutarakira. Kora kuri Yesu, wumvira ijambo, uritega amatwi. Ukurikire Ndi Umukristo TV, hari igisubizo. Amen, amen. Hari imiti iri komora. Haleluya. Ndi Umukristo TV, uhagere. Amen. Byonyine fungura uhagere. Urahabona imiti, hari kwariteme. Hari imiti ya malaria, hari imiti ya diabete, hari imiti yose kuri Ndi Umukristo TV. Wewe ikibazo ni kimwe, pastor, hari abantu nabo bagera ikiganiro ndagikurikira ngagisoze ngo yumve ikimana ivuganye nawe ni iki. Njatse kubwira aba bantu rero bangurikiye cyangwa se abantu barafite igihe cyo kumva batakikizera yuko indwara zabo zidari gukira. Uyu muntu amaze gukora kuri Yesu, umuvongo warakize w'amaraso mbivuge, isoko arakama, umugongo urakira, ye arakira. None nawe ungurikiranye, nyemerera ukore kuri Yesu. Eta ya mando ya sire krere tokera sika. Amen. Urebe kuri Yesu hari umuti. Kandi icyo dushimira Kristo aragukiza akakomora n'inguma. Amen, amen. Watewe Imana ishimye, Imana. Haba mu rushako, haba inshuti zawe, haba ibintu byose byagukomerekeje, Yesu arakuvura yangira akanakomora, akakomora. None rero ikintu nahereza abantu badukurikiranye uyu munsi, emerera Yesu. Ukura amaso mu bapfumu, ukura amaso ku bindi wa uruhanze amaso, wemerere Yesu. Yesu aragukiza. Umubyeyi wanjye ari indirimbo arimye ngo ujye umuhanga amaso, ngo ajye arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Haleluya. Wewe ngurikiranye igisubizo kirahari. Ahubwo kurikirana Ndi Umukristo TV. Amen. Imiti yose urayasanga. Haleluya. Kuko uyu munsi hari ikintu Yesu ashaka gukora. Sabura koze cyane bw'abantu badukurikiranye. Amen. Duhaye ikibazo ni bakeza umwami umwe bakurikire Yesu fumu ayoboke ikabisa rwose, ariko niba ari Yesu ayoboke. Cyagora twabwira abo mu bapfumu kwibya abapfu biribwa n'abapfumu, mugaruke musange Yesu. Kandi Yesu watanga n'ubugingo. Ahubwo pastor, icyo navuga bagaruke kare, yego bikiri kare, kuko gukomeza gutinda iyo hirya arimo arikerereza. Yego naze hano mukanya turashiraho nomero, yego aduhamagare, yego tumusengere. Umuzima pfe mu izina rya Yesu, umuzima pfe mu izina, umuzima pfe ubundi ubone gukomera kw'Imana. Icyo Imana gushakaho ni kimwe, no kwihana ibyaha byawe, wamara kwihana mu mbabazi Yesu adukirizamo indwara zikomeye. Amadiabete yarakira, indwara zananiranye zirakira. Pastor, nigeze mbere ukana ngubwira ko hari umuntu wari barohereje kwivuza imbyiko hanze, ahantu hose arivuza biranga, ariko aje turamusengera. Uyu munsi ni Mutaraga, Imana ishimwe. Ubundi yicaraga ku ndebe bari kwicara, kugenda byari byananiranye, ibirenge bye byari byarabyimbye. Uyu munsi ni muzima, Imana ishimwe. ariko ikimana ishaka ku bantu bayo bumve ikimana bashakaho. Icyambere ibyaha, bave mu byaha, bave mu bapfumu, bave mu mbaraga mbi, biringire Yesu. Ubundi Yesu ashoboye kubakiza indwara zose. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Ntabwo kino kiganiro dushaka ko gitinda. Murakoze cyane kubw'amagambo y'Imana tumaze kuganira, mbabaza munsubiza, duhugurana mu tuntu n'utundi. Imana ishimwe cyane. Reka twinjire mu kanya k'ijambo ry'Imana. Buri muntu iminota 5. Minota 5. Kadusubiremo Yohana ibice 19 umurongo wa 19. Yego. Mutwe amagambo waho ravuze ngo babamba Yesu. Pilato yandika urwandiko arushira ku musaraba. Rwa rwandiko ngo rwanditswe ngo Yesu w'i Nazareti umwami w'Abayuda kuri 20. Urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma, kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditswe mu Ruheburayo no mu Roma no mu Rugiriki 21. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda
babwira Pilato bati ntiwandike ngo umwami w'abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'abayuda. Amena. Amen. 22 Pilato arabasubiza ati ico nanditse naracanditse. Amena. Haleluya. Amen, amen. Yesu nashimwe. Ahimbazwe ibihe byose. Ico nabwira abantu bari kutwumva kuri Ndi Umukristo TV nuko Pilato yabwiye abatambye ati ico nanditse nacanditse. Nawe hari ibyo abantu banditse ariko igikuru nuko hari ico Imana yakwanditse. Imana ishimwe. Nayo ico yanditse yaracanditse. Urwaye yaracanditse, uko waba uri kose ico Imana yanditse yaracanditse. Kuko na Pilato otasiva yamando niniwe yamando. Amina. Umwami Imana akambwira ngo ico yanditse kuri twese abateze amatwi kuri Ndi Umukristo TV yaracanditse. Waba urwaye, niba Yesu yaranditse ngo uzakira urakira. Niba yaranditse ngo uzava mu bapangayi urava mu bapangayi. Niba yaranditse ngo urabohowe urabohowe. Iki ni igihe cyo kubohoka kandi iki ni igihe cyo kubohora. Ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo nta ndwara adakiza. Ico yanditse yaracanditse. Abizeye Imana imanuye imiti zitandukanye kuri buri wese kubera yuko ico yanditse yaracanditse. Hari ibyo abantu bakwanditseho, hari amatangazo bamanitse, hari ibyo abantu bahambiye, ariko ratareka ngubwire ngo Uwiteka ico yanditse yagize ute yaracanditse. Amagambo y'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Amen. Urakoze cyane. Amen. Urakoze Mana. Urakoze cyane, urakoze cyane. Amen. Amen. Yesu. Reka dukomeze na Irakiza minota 5. Pastor murakoze cyane. Yego. Nubundi nanjye ndago ndajya kure y'iri jambo kuko riramfashije. Imana igumugasha. Imana ishimwe cyane. Pastor rero Yego. uyu mubyeyi ntabwo twabivuze cyane ariko hari akantu gato navugaho. Uyu mubyeyi buratumaranye imyaka myinshi. Yego. Uyu mubyeyi twahuye mu mwaka 2019. Yego hego. Maze kugira urugo uwo munsi uyu mubyeyi twarahuye turasengana ubutayu n'ahandi heshe cyane. Yego. Rero none yongeye kuvuga ijambo riramfashije. Muri hamwe turi hamwe tuyoboranye icyumba cy'amasengesho ku rusengero turi kumwe turayoboranye buri gihe cyose. Yego. Turi kumwe mbese no mubyeyi wanjye aho ndi abahari anyita umuhungu we nanjye ngamwita umubyeyi wanjye bitewe n'uburyo namubonye. None ngiye ijambo ngicyo yanditse yaracyanditse. Umva nanjye ndabikubwiye icyo yanditse yaracyanditse. Dongere kugira ubwoba bw'ibihe. Icyo yanditse yaracyanditse. Etaya mando asirekere pele wa enitaya mando asirekere. Turakomeza mu kanya. Imana ishimwe. Umuriro rwose dukomeza n'ijambo ry'Imana. Reka nubundi nanjye nongere nsubiremo uyu murongo wa 22 gusa kugira ngo durusheho kumva cyane. Yego. Pilato arabasubiza ati icyo nanditse nacyanditse. Imana ishimwe. Iri jambo rero riranejeje cyane. Uyu ni Yesu bari bashaka ngo bamwandikeho ibintu bibi byo kumuvuga nabi. Yego. Uyu ni Yesu bari bashaka kumusuzuguza mu bandi. Uyu ni Yesu bari bashaka kumutesha agaciro mu bandi. Kandi Yesu yari yarakoze umurimo. Yesu yari yarubatse ibintu bibaho. Yesu yari yarakijije abarwayi barakira. Yesu yageze ku mubyeyi wari ufite umwana. Uyu mubyeyi yari umupfakazi mbere ukakubwiriza iri jambo. Ahageze asanga umubyeyi ari kurira amarira menshi. Arangije amwitegereje aramubwira ngo mubyeyi wirira. Uyu mubyeyi ndi yarakeneye umuhanuzi umubwira ngo nzagutabara ejo. Uyu mubyeyi ndi yarakeneye umuhanuzi umubwira ngo nibyo nzabikora ejo bundi. No, yarakeneye ko Yesu amubwira ngo nonaha uwapfuye ndamugusubije. Ongera ugendana agaciro mu muryango, ongera ugendana agaciro mu kazi, ongera ugendana ubuzima utuye. Etaya mando asirekere. Ndi yarakeneye umuhanuzi umubwira ngo nzagutabara ikindi gihe. Oya, uyu mwanya hari abantu badukurikiranye bamaze igihe hari ibintu bibabereye ikibazo umusozi bavuganye n'Imana igihe kirekire, ariko uyu munsi ndabwo mukeneye ko
yabwiye ngo Imana izabikoresha n'ejo bundi. Oya, ahubwo icyo yanditse leta ya mando asirekere, ibyo yavuganye nawe mu kwa mbere, ibyo yavuganye nawe mu mwaka washize, uyu munsi ije kuvanga icyo yavuganye nawe uyu munsi ari igisubizo cyacyo, kuko iravuze ngo icyo nanditse naracyanditse. Nawe Imana hari ibyo yanditse kuri wo, hari ibyo yavuze ku bantu bari kutwumva bategereza igihe barakibura. Hari abantu bavuze nabi, babavuga uko batari, babasebya mu kazi barabanga. Hari abantu bahuriye n'imbaraga mbi barabaroga, bagwara amaguru, bagwara ibintu bitumvikana, barivuza ahantu biranga. Impamvu utapfuye kijya gihe ni uko ari Imana yanditse ku buzima bwawe. None tukuzana ijambo rivuga ngo icyo yanditse 21 yaracyanditse. Subirana agaciro kawe mu kazi, icyo yanditse yaracyanditse. Ongera ujya gucuruza, waracuruza urahomba, icyo yanditse yaracyanditse ngo uzacuruza wunguke. Aho wahombeye ubutaha, uyu munsi Imana iravuze ngo icyo yanditse yaracyanditse, genda wongere ukore byemere mu izina rya Yesu. Amen. Genda etaya mando asirekere tokera sika, nawe ubyare ugira abana. Ubwo Imana yavuze ngo uzabyara, haraguruka abarozi bagatuma utabyara. Uyu munsi icyo yanditse yavuye ugenda ubyare none. Amen. Icyo yanditse yaracyanditse. Imaze iminsi usengera ingendo, byaranze ukabona ingendo bitari kwemera, ariko isubiyemo ngo icyo yanditse yaracyanditse. Imana ifunguye ingendo zawe, kuko Imana icyari igihe cyo gushira mu mugisha wawe. Haleluya. Umaze iminsi wivuza, ukanywa imiti ku wa mbere ku wa kabiri, igihe cyose ukanywa imiti, ariko ukabona ubugwayi bwawe butari gukira. Tuvuge ngo amena. Mubyeyi ndagukunze cyane kubwira ijambo, ariko tukuzana ijambo rivuga ngo icyo yanditse yaracyanditse. Amen. Hari ibyo umurozi yari yarashize ku buzima bwawe, ntabwo wapfa, kuko Yesu hari icyo yanditse ngo ugomba kubaho. Amen. Niyo mpamvu n'uyu munsi uriho. Icyo yanditse wowe dukurikiranye yaracyanditse. Hari ubundi buzima Imana igusubije. Yego. Hari inzandiko mbi nawe zari zanditse ku buzima bwawe. Hari ibyo wabona, niyo mpamvu wakoraga bikanga, ni inzandiko mbi. Yego. Ni inzandiko mbi. Ni inzandiko mbi. Izo nzandiko mbi mu kazi kawe zakuvuza uko utari. Izo nzandiko mbi etaya mando asirekere tokera sika zakusebeje mu bantu. Uyu munsi Yesu aravuze ngo icyo yanditse yaracyanditse. Nawe Imana hari inzandiko mbi bari baranditse kuri wowe, izo nzandiko mbi razisibije. Aho bwirakubwiye ngo yanditse kizakugirira neza, yanditse kizagutabara, yanditse kizagukorera ubukwe mukobwa, yanditse kizagukorera ubukwe musore, yanditse ko wa mubyeyi izakurinda n'abana bawe, yanditse ko hari agaciro iguhaye mu rugo ikakubakira urugo. Ariko handitswe inzandiko mbi ziri kuza ngo usenye urugo ngo ujye muri divorce. No, iravuze ngo nda divorce ku buzima bwawe. Nawe waruyirimo. Imana yavuze ngo icyo yanditse ari cyanditse. Hari ingi Imana yongeye kubaka mu izina rya Yesu. Turi muri iri jambo, Imana irakubwiye ngo icyo yanditse etaya mando asirekere tokera sika. Imana iravuze ngo hari umuntu wari umaze igihe ari kurira cyane, ariko kubwira ijambo Imana iravuze ngo ayo marira hari ukundi Imana igutabaye. Etaya mando asirekere, Imana ihinduye amateka yawe. Pele wa etaya, Imana ihinduye ubuzima bwawe. Etaya mando asirekere tokera sika. Imana iravuze ngo akira kubaho. Aho babona gupfa ndabwo ruhari, ahubwo Imana iravuze ngo akira kubaho. Enitaya mando asirekere tokera, Imana iravuze ngo iguhaye ubuzima. Pele wa enitaya mando asirekere, enitaya mando asirekere tokera sika. Imana yongeye kuvugana nawe ngurikiranye. Enitaya irakubohoye mu mbaraga mbi bari baragushizemo. Imana igaruye ubuzima bwawe. Enitaya mando asire wa grere, warumeze nguziritswe imigisha yose etaya Satani yari yarinyaze, Satani yari yaziritse akoresheje. Pele wa etaya imbaraga mbi z'uyu murozi. Imana iravuze ngo ibyawe ibipfunduye mu barozi, ahongera wakira umugisha wawe. Pele wa tokera, warumaze iminsi ari byo gukora bikanga, Imana iravuze ngo ibigaruyemo umugisha mu izina rya Yesu. Enitaya mando asire klere tokera sika. Umaze iminsi ibazo byo uzatabarwa, nawe warutegereje igihe, ariko muri iri jambo Imana iravuze ngo icyo yanditse kuri wowe cyanditse, akira ibisubizo byawe, kuko Imana igukuye abi waruri, Imana ikabikujyanye mu mugisha wawe. Pele wa enitaya irengeye abakobwa, etaya irengeye abasore, etaya ababagabira barengeye, pele ababyeyi Imana irabarengeye. Enitaya mando asire, umaze iminsi ukuribwa mu nda, wowe mubyeyi ngurikiranye, iravuze ngo hafate kuko Imana igukije ubwo burwayi bwo mu nda. Etaya hari abantu Imana ikijije imigongo kubera gusenga. Pele wa etaya mando asire kere, wari umaze gutakaza agaciro mu bantu bawe kuko wabonaga ubuzima bwawe butangiye kwanga, iravuze ngo irakurengeye, iremye ubundi buzima. Enitaya mando asire kere tokera sika. Ibyo
byari biri kukuriza, ibyo byari bikugoye, ntago mbizi, ni wowe bizi, ariko irambwiye ngo akira ubutabazi bwawe. Etaya mando asirekere tokera sika, irambwiye ngo iguhinduriye amateka umaze kunyumva, yubatse ubuzima bwawe cyane. Izo ndwara, ibyo bibazo ubona ku gahinda, ibyo byose byari bikuremereye, Imana iravuze ngo etaya mando, icyo yanditse yaracyanditse. Akira ibisubizo by'ibyo wibazaga wari waraburiye igisubizo. Akira kandi gacira, akira ijambo pere wa etaya mando asire. Hari abandi Imana ihaye imibereho, etaya mando asire krere tokera sika, wowe ngurikiranye wari ufite ubwoba, pere wa etaya mando asire krere, n'inzozi mbi umaze igisha yawe, kuko Imana yongere gufungura amarembo y'imigisha yawe. Amina, 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 amen, amen. Imana ishimwe. Waba ufite message utanga? Haleluya. icyo yanditse yaracanditse, nimukomeza gukiranuka ntabwo izagisiba, ndabarahiye. Haleluya. Amen, amen. Imana ryongeye kuvuga ngo icyo yanditse yaracanditse, nimugume gukiranuka ntabwo izagisiba. Amen. Amen. Tutasevone wayamando erebova utasefanke. Imana hari umuntu uri gusaba amafaranga ngo irayamuhaye. Amen. Etesevo vayini wayamando. Hari umuntu waruzi yuko ibyo birangiye, ariko Imana iramwe ngo haracariho ibyiringiro. Utavomeni konta. Hari umuntu wafatiwe imyanzuro itari myiza, nizivo vayi etezevo. Umwami aramwe ngo kugera kure ntabwo ariko gupfa. Etesevo nestaza banke dosayi. Enevo abantu bashira iherezo ku buzima bwawe, ariko umwami akomeje kuvuga ngo icyo yanditse yaracanditse. Enene wayamando desilevo, ndi kubona wowe ucurutse umutwe uteze amatwi kuri aya magambo yitwa icyo yanditse yaracanditse. Umwami aramwe ngo tuza wegura umutwe wunamuke uhagarare, kuko hari ibyo yunamuye ku buzima bwanyu. Mwese abateze amatwi ijambo ry'Imana. Nini wayamando erevo desi wayamando. Imana ikamwira ngo mwebwe munezerewe n'iri jambo, nimwakire kongera kunezerwa ikindi gihe, kuko Imana irabibemereye kandi bahaye umugisha rwose, kandi irabishimiye, kandi ngo nimwakire gukira mwebwe mu buzimiti. Nini wayamando mwakire kwishyurirwa amadeni. Evomeni wayamando mwebwe abari muri nini wayamo, muri priyave nuni nivovayi. Umwami aramwe ngo yishyuye amabanki. Nini wayamando umwami Imana aramwe ngo arabatabaye rwose, kandi umwami Imana asubiyemo ngo nimwakire gukira. Umwami Imana aramwe ngo arabarengeye. Umva yewe nawe ufite ishaka ryo guhinduka, umwami aramwe ngo kuko wifuza guhinduka naje kubana nawe mu mihindukire. Nini wayamando yongeye kubabwira rwose ngo nimwakirize intasho, kandi ngo muri kuri kamera. Nini wayamando witeka amanuye kamera. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane, murakoze. Amena. Yemye abantu muduteze amatwi murayishiwe. Tugeze muri wa mwanya wo kubahereza akanemero kabo, kugira ngo mukomeze mujye murakominikana nabo, na nyuma ya none Imana igikomeza kubahuza musenge Imana. Abana abakozi Imana uko twatangiye mbibabwira, imbabazi z'Imana ziri kuri bo, umwuka w'Imana ari kuri bo. Imana yacishimwe cyane. Nambabarira mugatanga akanemero kanyu, nda kibazo rwose. Abazabashaka guhanurirwa birambuye bitari hano, bakabahamagara inbox. Mwambabarira rero akanemero kanyu. Nibyo pastor ga n'ubundi hano tuba dufite igihe gitoya, nuko bimeze. Kandi ikindi nawe tugushimira, nawe Imana igiguha umugisha cyane. Amen. Kuko nawe bajye banagushimira cyane, kuko uyu murimo uba wemeye ko tuza hano tugatambutsa izi message, nawe Imana igiguha umugisha cyane, kuko nawe washizemo imbaraga. Imana igiguha umugisha cyane. Kino ni ikinyamakuru gikristo. Yego. Bako n'izina ryacyo rirabihamya. Yego. Nundi muvuga butumwa wese wiyumva mu mavuta y'Imana, ugifite misiyo y'Imana, yego, azatwegere tumuha agatuti. Amen. Nundi muhanuzi Imana yaha message y'Abanyarwanda akatwumva, azaze tumuhereze agatuti atambutse message, kuko siyi
n'iy'abanyarwanda muri rusange. Imana ishimwe cyane. Kadutange nomero kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe. Yego, tugiye gutanga nomero kuri iyi Ndi Umukristo TV. Yego, hari umuntu ufite ikibazo c'amaguru. yego, Imana irayakijije. Imana ishimwe. Kandi hari umuntu ufite inzara, ariko Imana y'amahoro yarimbwiye ngo tuzamurane indirimbo y'108 muzo gushimisha. Njyewe ngenda umukristo ndumwimukira, nakomeje mu rugendo rwanjye, ibyino mu isi nabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Njyewe ngenda umukristo, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu, ndanzaribayo nta n'imiruho, abaho bose baguwe ndanzaribayo nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Njyewe ngenda umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami. Njyewe ngenda umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. 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 Mana ishimye, Mana ishimye. Haleluya we. Cyangundira abarokore rwose. Haleluya. Enevovaya. Desile mando. Utamando. Mana ishimye. Utabo. Tonebovaya. Selebo. Uta. Menebo. Rebo. Turebo. Okay. Nakumva Kristo. Nakumva rwose. Nakumva. Amen, 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 Urishimye. amen. Yesu Kristo urishimye, uranezerwa. Amen. Abanje akanumwete bazambona enitaya mando asirekere tokera sika ati nongeye gutanga umugisha ku muntu wese uzakurikirana etaya mando ushimwe. Amen. Haleluya. Etaya mando asirekere tokera sika ati nongeye kuvugana etaya n'umuntu wese ukurikiranye etaya mando asi iyi kamera ati nongeye gutanga ubundi buryo. Urakoze Mana. Ati ndanze ubundi buryo wowe ungurikiranye Ushimwe. Haleluya. Belewa ndanze impinduka ku buzima bwawe. Amena. Byose byakuyobeye Imana ikubereye Imana. Amena. Etaya mando asireke akira kugarura ubuzima. Urakoze. Belewa etaya mando asireke bindu y'amateka yawe. Amen. Etaya mando asireke tokera sika ati nje kukwereka bundi buryo. Abakozi Imana murakoze cyane kudushyira mu mavuta y'Imana ngo kuri twabasezeranije muri cyo baduhereze akanomero kabo kugira ngo nubakenera uzabahamagare musengane muganire kandi Imana izabagirira neza cyane. Reka duhere ku uyu mubyeyi wacu atange akanomero ke ka telefone. 078 47 Yego. 51 Yego. 575. Nizeye ko wabivuze neza. Nabivuze neza. Sawa rero rwose dukomeze no kurira. Rero ngomeze ndange iyi nomero ubundi ibindi muzaduhamagara dukomeze tubasengere nda kibazo Imana ishimwe. Nomero yanjye ni 078 60 32 52. Amen. Ndasubiramo 078 60 32 52.
iyi nomero iboneka no kuri WhatsApp. Navuze ko yari umubyeyi wanjye, umuhamagaye ukamubura, wambamagara ukambona, igihe cyose wahita umubona, haba kuri WhatsApp twahita tumukwereka. Nta kibazo, washaka akagusengera kuri WhatsApp. Uyu mubyeyi wanjye tuba turi kumwe buri gihe cyose, umunota wose wamushaka isaha ku isaha wamubona, kandi tuba turi kumwe turi gusengera, dusengera abantu batandukanye. Ni karibu rero no kuduhamagara, wamamagaye uba wamubonye, umuhamagaye uba wambonye. Rero Imana ikomeze ibane namwe, kandi Imana ibahe umugisha. Natwe igihe cyose twiteguye kubasengera, kuko niwe muri Imana duhamagare mu gihe gisa niki. Imana iduhana umugisha. Sawa, urakoze Rakiza, Imana ikomeze gutindana nawe. Reka tugusabe gusengera abakunzi bacu dusoza. Reka dusenge, ni wa mwanya w'ibyifuzo byinshi Imana yabivuzeho muri iri jambo, ariko reka tubasengere. Nanone Mana nziza, uri Imana uhabwa icyubahiro. By'umwihariko dusengeye umuntu wese udukurikiranye, uzamuhereza umugisha. Umuntu wese uzategera amatwi iri jambo, uzamuhereza umugisha, kandi uzaze kwifuza kwe kugeza izina rye rihabwa icyubahiro. Nsengeye abakobwa bafite ibyifuzo, Mana ubagirire neza. Nsengeye abasore bafite ibyifuzo, Mana ubagirire neza. Nsengeye ababyeyi bafite ibyifuzo, Mana ubagirire neza. Nsengeye abagabo bafite ibyifuzo, Mana ubagirire neza. Unyemerere umuntu wese, Mana uzakurikiranira ijambo, uzakemure n'ibyo byose, ibyifuzo byose uzabikemure. Uzaze kwifuza ko umuntu wese uzakurikirana iri vuga butumwa, izina rye rihabwa icyubahiro. Kandi hari ijambo watubwiye rivuga ngo icyo wanditse waracyanditse. Bivuze ngo muri iri jambo hari ibyo ugiye guhindurira abana bawe, izina rye rihabwa icyubahiro. Ubutabazi bwawe buboneke ku muntu wese ukurikiranyira ijambo, kandi unyemerere buri muntu wese, Mana ugira icyo umuremera kugira izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umugisha uboneke ku bwoko bwawe mu izina ryawe Yesu. Amen. Amina. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubadurira umugisha.